Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali, amakuru mashya tugezeho nonaha y'impanuka yabereye mu karere ka Kicukiro. Kuri ubu inkuru mbi cyane ku bakomerekeye muri iyi mpanuka imaze gutangazwa. Mbese aya makuru mashya amaze gutangazwa nonaha kuri iyi mpanuka mbi cyane yabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, igahamura benshi bayibonye amaso ku yandi, yaba ari ayahe? Gumana natwe uyu munsi maze wibiko no kudutera inkunga. Ureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tuva imuzi n'imuzingo iyi by'amakuru amaze gutangazwa kuri iyi mpanuka mbi cyane yarayibereye mu karere ka Kicukiro, kuko abayibonye na n'ubu kubyakira byabazonze cyangwa byanze. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Impanuka iteye ubwoba, impanuka yongeye guhahamura abagiye batandukanye, yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Nzeri 2024, aho kuri ubu hamaze gutangazwa amakuru mashya kuri iyi mpanuka yahamuye abagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru mashya amaze gutangazwa na polisi y'u Rwanda aravuga ko impanuka yarayibereye mu karere ka Kicukiro ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Nzeri 2024, ahazwi nka Kicukiro Center, uvuye ku muhanda ugerekeranye umanuka werekeza i Gikondo. Yaguyemo abantu batatu, barimo motari umwe n'abakobwa babiri, bose bari kuri za moto. Iyo mpanuka yabaye mu masaha ya saa moya z'umugoroba, ubwo ikamyo yo mu bwoko bwa fuso yagonganaga n'imodoka na moto. Abantu batatu bahita basiga ubuzima, abandi 4 barakomereka bikomeye, bahita bajyanwa ku bitaro bya Masaka biherereye i Kibagabaga, ndetse n'ibinyabiziga byabo birangirika ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ibabaje yumvikanye mu banyarwanda bose, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali, abayiboneye amaso ku yandi. Yanemejwe n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi, aho yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko iyi mpanuka yaturutse ku kuba umushoferi wari utwaye ikamyo yabuze feri maze agonga ibindi binyabiziga byari biri imbere ye. Uyu muvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi mu magambo ye yagize ati: "Icyateye impanuka ni uburangare n'ubuteganye buke bwa shoferi wari utwaye imodoka ya fuso, kuko yabwiye abantu ngo bamusunikire imodoka itakaga ayerekeza mu muhanda urimo ibindi binyabiziga n'abantu bagenda n'amaguru." Uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya fuso yahise yijyana kuri sitasiyo ya Kimironko nyuma yo guteza iyo mpanuka yari imaze kubera muri uyu mujyi wa Kigali, ahazwi nka Kicukiro Center. Uyu SP Emmanuel Kayigi akomeza avuga ko polisi ifatanyije n'inzego z'ubuzima bihutiye mu bikorwa by'ubutabazi kugira ngo abakomeretse bitabweho uko bikwiye, kuko nabo byari bigoye ko cyangwa nabo biragoye ko ubuzima bwabo butaza kuza kujya mu kaga gakomeye. Imirambo y'abahitanwe n'iyi mpanuka yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo ikorerwe isuzuma. SP Kayigi arongera kwibutsa abantu ko umutekano wo mu muhanda buri wese agomba kuwugira uwe no kwitwararika, kuko bakora amakosa birengagije ko umuhanda ukoreshwa n'abantu benshi kandi batandukanye. Uyu SP Emmanuel Kayigi mu magambo ye yakomeje agira ati:
uburangare burimo kuvugira kuri za telefone, gutwara ibinyabiziga wanyweye, kubisindisha, kudakoresha ibinyabiziga no kwitwararika ibindi bivamo impanuka zitwara ubuzima bw'abantu ndetse n'imitungo ikangirika. Turabasaba ko abantu babyirinda kuko byose birashoboka. Si rimwe si kabiri polisi y'u Rwanda yumvikana ishishikariza abanyarwanda gahunda ya Gerayo Amahoro, Tunywerensi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko rimwe na rimwe ugasanga ibyo babwiwe ntibabyitayeho. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'impanuka yari ibereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, igatera ubwoba abaturarwanda bose bayumvise ndetse n'abayibonye amaso ku yandi. Amakuru mashya amaze gutangazwa kuri iyi mpanuka ni uko 3 bamaze kwitaba Imana, abandi 4 bagakomereka mu buryo bukomeye. Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya atangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ibitugira inama kugira ngo tuzabihindure mu makuru yacu tugenda tubaha hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kuko umaze no kumva iyi nkuru ugomba no kuyisangiza abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.